Sasa rero nongeye kubasuhuza cyane, aha ni ku Manda TV. Vestina yamaze kujya mu murenge, reka turebe inkuru yacu uko imeze tuyirambure neza. Uyu mukobwa rero uririmba mu itsinda ry'abaririmbyi babiri bavukana, Vestina and Dorcas. Vestina ari mukuru rero ubu ngubu yamaze gushyingirwa mu murenge n'umugabo w'umunya Burkina Faso, ariko ikintu cyatangaje benshi ni imyaka arusha uyu mwana w'umukobwa kabisa, bivuga ko amurusha imyaka 18 yose kabisa, byatangaje benshi. Umugabo afite imyaka 42, umukobwa akagira imyaka 22. Ubwo rero urumva ko ari imyaka myinshi cyane kabisa, yenda kumukuba kabiri. Uyu mukobwa rero bivuga ko nyine yaba amaze kujya mu murenge, byabaye hano mu mujyi wa Kigali Nyarugenge kabisa. Ni inkuru yatangaje abantu benshi, ariko bamwe banababaye, bavuze ko rwose umwana yabashatse umwana w'umugabo ushaje cyane, umwana w'urubyiruko, umwana w'igihugu, ariko agiye kuba ku musaza, ibintu bitameze neza. Nyuma rero gusoza amashuri haciyemo iminsi mike cyane kabisa, nk'amezi 2 nyine ahise ashaka umugabo. Byumvikana ko rero aba afite ubushyuhe bwinshi kabisa, avuga ati nanjye nakuze. Imyaka ye 22 ndakeka ko yihuse, bitewe na hano hanze ukuntu bimeze, bitewe na pressure y'abantu. Nk'umusitari uzwi mu kuramya no guhimbaza, arihuse cyane, ariko urukundo ni impumyi, ntawe wamenya ukuntu bimeze. Gusa azagira urugo rwiza, azagira urushako rwiza haba muri Burkina Faso, azahirwe n'urugo. Kandi uyu murumuna we nawe amashuri yakomeje, amasomo arakomeje, nawe ari senior 6 agiye kuyasoza. Nawe tumwitego byinshi, kandi twizere ko amasomo yiwe atazahagarara cyangwa se ngo imiziki yiwe ihagarare. Uyu mugabo rero ureba rero ni Irene Murindahabi, akaba ari we ubafasha mu gukora imiziki, niwe manager wabo, niwe ureberera inyungu. Uyu mugabo rero nawe ariko nta kintu yari yavuga ku bukwe byo gushyingirwa mu murenge yaba yakoze, nta kintu arabivugaho ngo tumenye niba biri official. Gusa njyewe mu mboni zanjye ndabona byaba ari bihuha, kubera ko ibintu ntabwo byaba ari byo rwose. Uyu muntu amaze gukuza abantu bana mu mutwe, ni bakuru, ntabwo nibaza ko bajya gushyingirwa n'umuntu arusha imyaka ingana gutyo, amurusha imyaka ingana gutyo, ngo nuko ari umukire, ngo nuko ari mu diaspora, ngo ibiki n'ibiki. Nibaza ko ngewe yaba ari gahunda mbi. Mu mboni zanjye ntabwo ari byo, ibingibi ni ibihuha. Gusa ni ibiri kuvugwa, ibinyamakuru byose byanditse, harimo Inyarwanda, The Choice, Kate Radio, Kiss FM n'ibindi byinshi byose ngo byanditse, kandi inkuru yamaze kumera nk'aho ari official. Dutegereje official statement tukareba, gusa ni ibiri kuvugwa. Ndabakunda cyane, aha ni ku Manda TV, murakoze cyane.